Umusirikare witwa Sergent Minani Sherife akaba yarashe abaturage batanu mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Karambi, akagari ka Rusharara, umudugudu w'urubyiruko nimwo byabereye. Uyu musirikari yabanje gutongana na nyirakabari yanga kumwishyura amafaranga 600 yari amaze gufata inzoga ze amaze kuzinywa, ariko ngo ibi ntabwo byari bisanzwe, ngo n'abandi bazaga bakabanza gutongana, ariko we yarengereye batonganye abwira nyirakabari ko agiye kuyazana hanze, arasohoka. Nibwo yagiye mu gisirikari azana imbunda, asanga nyirakabari ntawe urimo, asangamo umukozi, nibwo yarashe abari barimo bose barapfa, abandi bakijijwe n'amaguru bariruka. Nibwo akimara gukora amahano nibwo yatangiye kwiruka yerekeza mu gace ka Gahanika ahagana za Rusisi, niho bamufatiye ashaka gutoroka, ariko inzego z'umutekano zamufashe. Murabona ko bamuzanye imbere y'abaturage, bimwe mu byo ari gusobanura, ari kuvuga ko impamvu yabarashe ngo bamuserereje, ngo byatumye ngo baserera, ngo bamwubahutse. Niko General ari kumubwira ati wagifura wese ibyo nibyo nagutoje, ari gusebya indangagaciro y'umusirikari, asa nkaho ari kuyirengagiza, ariko ibyabaye byabaye. Leta yashyinguye abapfuye, yemerera na ba nyir'imiryango ababuze ababo inkunga n'impozamarira yo gukomeza kubihanganisha, ariko RIB iri gukurikirana iby'uyu musirikari, ariko bakomeje kugenda baganiriza abakuriye abasirikari, babaganiriza ko ibi bintu bari gukora atari byo. Ntabwo mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari muri Congo, aho umusirikare ava mu kigo akagenda agafata ibintu by'abaturage byose akagenda atishyuye. Ibyo ntabwo ari byo. Umutekano w'u Rwanda, ibintu biri gusubira rudubi, aho mu karere ka Kicukiro nanone umusore w'imyaka 28 nawe yishe se. Mwareba ku makuru nabagejejeho nimugoroba, wagenda ukareba video nakozeho amakuru arambuye uko byagenze. Ikindi, mu Rwanda hakomeje kugenda humvikana umutekano mukeya w'ingabo z'igihugu, aho zitangiye kwangiriza umutekano, arizo zagakwiye kurinda umutekano, n'abaturage bari kugenda bicana hagati yabo. Ibi ngibi rero bikomeje gutera inkeke umutekano w'u Rwanda no gukura imitima abaturage, kubera ibyo mubona biri kugenda biba.